wa akadomo ruda akadomo tk. Inomero ngendanwa 250 ubanze gushyiraho agasaraba 78 34 28 622. Uyu ni perezida wa ruda, perezida nyaperezida, batazababesha ukundi. Ibyo birahagije. Ruda ni mu mpine, mu buryo burambukiwe buri umwe wese, ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 Good Many Causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi, 200 ku Rwanda, 200 kuri Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Ruda irazwi, ruda irakunzwe, ruda yarakunzwe, ruda hirya no hino irahari. Ruda ni ubukombe, ruda ni yakataraboneka. Wayikura he ataraha mu gihugu cy'imisozi igihumbi? Ruda ni y'abaruda n'abarudakazi, ndetse n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Abamara gufata irangamuntu bose bahita biyizira muri ruda. Ruda ni uburyohe bwiza cyane, uburyohe budatera diyabete haba, uburyohe buturuka mu bimera by'Imana gakondo Kanani y'abanyarwanda ku isi hose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ni uburyohe buturuka mu mineke, mu bisheke, mu binyomoro, mu myembe, noneho no mu mapapari, mu bifenesi. Birumvikana ibintu byose uzi bya gakondo byose ni muri ruda. Ni uburyohe gakondo gusa. Naho kizungu ni inyongera, kubera ko benshi barayitahuye, itera kizunguzungu mu banyarwanda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nanone nk'izindi zose, dusigasire gakondo Imana yatwihereye ku buntu, tutaguze tutanaguranye, kugira ngo nizaza ikayitubaza tuzayigaragarize mu mbumbe nk'uko yakayiduhaye, nk'uko yakabaye. Bityo rero abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose, musigasire gakondo hirya hino ku isi hose, ariko noneho kubw'umwihariko hano iwacu i Rwanda. Banyarwanda, banyarwandakazi, n'inshuti zacu zose zitugenderera, izo hafi n'iza kure, abana banyu n'abana bacu, hirya iyo no hakuno ino iwacu i Rwanda mu Rwagasabo. Gihanga Ngoma ijana yadusigiye gakondo atazasanga tutakifite. Kanyarwanda nawe yarayidusigiye, aratubwira tuzayisigasire, idutunge, itugirire umumaro ibihe byose. Hanyuma Musindi nawe amukorera mu ngata, ubwo ayikorera muri Kanyarwanda. Hanyuma nawe asigasira aho yafatiye kuri urwo ruzitiro, hanyuma arakomeza ayisigasira afatanyije n'abanyarwanda b'icyo gihe. Ni nabo bayisigasiye bayiduha mu mbumbe.
ariko biratangaje uzahirahira manika agatoki yirengagiza gakondo ayisimbuza ibyatera kizunguzungu mu banyarwanda, mu banya East Africa, mu banyafurika n'isi yose, ngo iterambere risimbure gakondo kanani y'abanyarwanda, abanyafurika n'isi yose. Ikiremwa muntu muri make yaba yibeshe cyane, usibye no kwibesha yaba yaranibesheye. Gakondo y'Imana ihabwe icyubahiro, isigasirwa mu mbumbe. Ibimera n'ibivuka byose byavuka ari bizima cyangwa byavuka binyuze mu magi, byavuka mu buryo ubu na buriya, haba mu mwuka, busigasirwe. Gakondo y'Imana nta n'imwe idafite umumaro, nta n'imwe idafite iyindi umumaro. Gakondo zose zifite umumaro. Ni ukuvuga turebe ibimera ku manywa bikoresha carbon dioxide, ni umwuka mubi uva mu bantu, ariko biratangaje n'ibyo biryo by'ibimera. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, gakondo isigasirwe. Ku rundi ruhande, ibyo bimera nabyo bikaduha oxygeni, ubwo bigaha oxygeni ibigenda byose, ibibyara, ibivuka, ibikuru n'ibito. Iyo oxygeni tukayikoresha amanywa n'amajoro, masaha 28 nta konje. Urumva ibimera ni uruganda kabuhariwe rudukorera umwuka duhumeka mu buryo bw'ako kageni, ku buryo ntawahemukira ibimera aho biva bikagera, ibigufi n'ibirebire, ibihuru n'ibyahururumbye bikagera iyo hirya mu butambike, mu buhagarike, ntiwabirenganya. Ni kuri gahunda y'Uwiteka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, kubera biba bifite umwuka, natwe turabirya nk'uko ibinyabiziga binywa esanse. Natwe iyo turiye imyembe mibisi nihiye, tuba twiyongereye umwuka muzima mu bihaha byacu, ariko binyuze mu kurya, hanyuma bikamanukira mo imbere mu bindi bice by'umubiri byose. Gakondo ikabikoza umuti gakondo nyayo y'igifute mu nda zacu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, iyo tutaza kugira gakondo, haba n'imwe nta muntu uba wijuta, nta n'umwe uba uhaga, nta n'umwe uba unyurwa, n'ubwo benshi batanyurwa kubera imvaruganda zakoze hasi zibibutsa ibikorwa n'umwana w'umuntu, birengagiza ibyaremwe n'Uwiteka. Iyo mpamvu ikomeye cyane nk'impamvu zayibanjirije, ifite ishingiro nk'uko nazo zose zari zifite ishingiro cyangwa zihora zifite ishingiro ibihe byose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, abasaza n'abakecuru nabo ni gakondo. Ngaho nitubasigasire hirya no hino, hafi na kure, musigasira abakuze, kuko niryo somero ry'ibitabo ry'abakiri bato, abamaze kuvuka n'abataravuka n'abazavuka bakiri urusoro, n'aba bose bagana ishuri. Mwabana mwe, musigasire gakondo Imana yabihereye ku buntu, mutaguze mutanaguranye. Naho ibyo umwana w'umuntu yakoze bigurukira mu kirere, bigenda bigaruka, ubwo n'ubwenge bw'umwana w'umuntu, nta gakondo irimo, ahubwo ni imvaruganda gusa. Nimba ari imvaruganda, ishobora no guhonya inganda, ntiyazikiza. Haba ndabarahiye, haba izo nganda hirya iyo kure
n'aha hafi aho zikorerwa byose nabo bakenera gakondo iyo bavuye muri izo nganda cyangwa bazirimo. Ku bw'izo mpamvu zose perezida nyaperezida ndondoye haruguru aho, izo mpamvu zifite ishingiro kuri byose apana kuri bimwe. Mujye mutubariza kuri ijwi rya radiyo ya Ruda mpuzamahanga igiye guhuzahuza amahanga imigabane yose uko yakabaye mu murongo w'Imana mu rwego rwo gusigasira gakondo Kanani y'Abanyarwanda, Abanyafurika n'abaturiye isi. Ubwo ni isi yacu, niyo Kanani twayihawe n'Imana ku buntu, tutaguze tutanaguranye. Nta n'umuntu n'umwe haba wagiye hirya y'isi cyangwa mu ijuru cyangwa hasi kwa Nyamiyonga ikuzimu ngo azane gakondo, ahubwo twayihawe n'Imana dusigira muri Edeni. Iyo itatse neza, kandi iyo Edeni ni iya bose ku isi, ntihakazagire haba n'umwe uwiharira gakondo Kanani Imana yahaye. Abakuze dukomokaho, abakiri bato n'abakiri insoro, nabo bazaze basange gakondo ihererekanwe tyo mu bisekuru n'ibisekuruza, mu binyejana n'ibinyabihumbi, hose aho twakomotse bibe uruhererekane kugeza igihe Imana izazira igakora umuti idushimira cyangwa ibagaya abangije gakondo Kanani y'Abanyarwanda, y'Abanyafurika, y'isi yose. Mwarakoze cyane mu karere k'ibiyaga bigari gusigasira gakondo Kanani y'Abanyarwanda, muyigisha abanyeshuri mu mashuri, ubwo ni abakiri bato, kugira ngo bayisigasire. Utema igiti kimwe utera bitatu hirya hino, musigasira insina, musigasira ibiseke, musigasira ibinyomoro, imigozi, amasaka, ibigori, amateke y'ubwoko bwose. Musigasiye amazi, musigasira amashamba amato n'amanini, musigasira n'ibikenera ayo mazi n'amashamba, musigasiriramo n'ibyatsi n'ibyakatsi byose by'ingeri zitandukanye. Imana yiremeye ikunze, izi neza ko byose bizagira umumaro, bigiranirane umumaro, bigende bigiranirana umumaro ukomeye cyane w'agaciro kakataraboneka. Ku bw'iyo mpamvu ikomeye nk'izindi zose, gakondo y'Imana yagabiye ingabire, yagabiye abantu, kiremwa muntu, igikunze, icyishimiye, kuko niyo yakiremye. Iravuga kankora umuti, nabo bazafatire kuri urwo ruzitiro, bakora umuti basigasira gakondo. Nimba gakondo twarayisigasiye, Imana natwe zakomeze dusigasire nka gakondo zayo bwite. Hanyuma n'ibidukikije nitubisigasira nka gakondo yacu y'Imana, noneho Imana izabwira Yesu Kristo, Nabi Muhammad na Buddha n'abandi, hanyuma tugoswe n'abamarayika batubaze uburyo twabigenzejemo, nimba twarasigasiye gakondo koko cyangwa twarayivangiye turayonona. Hanyuma ifate imyanzuro, iyo nama rusange yabo bakuru batubanjirije kera bazafata imyanzuro. Naho nge perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred mbaye mpiniye hano, abumva mwumve, abakurikira radiyo ya Ruda mukurikire. Radiyo ya Ruda ni radiyo mpuzamahanga, bose bakunze, hirya hino, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byose. Amanywa n'amajoro irakora amasaha 24, iminsi 7.
mujye mumpamagara amasaha yose nzabitaba, kandi kwitaba niko kazi kanjye, ni uburyohe, nta n'umwe nkatira, nta n'umwe mpakonje mu kwitaba. Mwese ndabitaba, bakuze n'abakiri bato, abo hafi n'abakure. Mwabo hafi mutazabura ayo mahirwe yo kumpamagara, kandi abakure bo bahora bampamagara amasaha 24 iminsi 7, ku buryo ibyo byose Imana izabyemeza. Namwe rero izemeza ibyanyu byabaranze ibihe byose muhamagara perezida wa RUDA, abandi mwandika kuri wa@ruda.tk. Nje Barafinda Sekikubo Fred nshizeho umukono wanjye wakataraboneka, nteyeho n'icyemezo cy'abaruda, kandi iki cyemezo ni ntakuka.